Ndabasuje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update Info amaro y'Imana akomeze kubana namwe mu bice byose mugiye mureremo by'u Rwanda cyangwa se no hirya hino ku isi. Ndetse uyu munsi munyemerere tugaruke mu bitangazamakuru babyagiye bigaruka cyangwa se amakuru bagiye garuka mu bitangazamakuru, ariko munyemerere tubayire hano mu Rwanda iwacu amakuru ari kugenda avugwaho nta yandi rero ni inama y'abaminisitiri yateranye ihujura Perezida Paul Kagame ndetse n'abaminisitiri bigaga ku bibazo by'ingenzi y'abaturage mu ndetse mu mibereho y'abaturage, uko abaturage bagomba kujya babaho by'umwihariko muri rusange. Munyemerere mbabwire ingingo zimwe mu ngingo z'insanganyamatsiko tubize kuganiraho muri iyi video yacu. Ni insanganyamatsiko ebyiri gusa tubize kuganiraho. Ingingo ya mbere nta yindi rero nuko mituweli amafaranga ashobora kuba yagabanuka akava ku mafaranga rero akaba yajya ku 15,000 gusa. Mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane byo kwishimirwa muri iyi nama, byabanjije kuba byavugirwamo muri iyi nama. Rero mituweli ishobora kuba yagabanuka amafaranga akajya ku 15,000 kuri munyarwanda wese cyangwa buri rugo rwose bazajya bishyura amafaranga batitaye ku bana bose bazajya bari mu rugo. Ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri leta igiye kuba yashiraho, mu by'ukuri bizafasha abanyarwanda bose. Munyemerere mbabwire ingingo ya kabiri muri buze kumvira muri iyi ngano. Rero ingingo ya kabiri nta yindi nuko irangamuntu z'ikoranabuhanga kuri ubu ngubu zikomeje kugenda zihabwa abanyarwanda, ndetse bimwe mu turere two mu Rwanda bakaba kari kugenda bafata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga. Ni igikorwa gikomeze kugenda kirimbanya mu by'ukuri kigaragaza ko kiri kugenda kishimirwa n'abanyarwanda mu by'ukuri batari bakenya. Iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga ikaba ikomeje kugenda mu by'ukuri igaragara ko iri kugenda ifasha abanyarwanda bose muri rusange. Ibyo nibyo tuzo kuganira muri iyi video, ndetse mubije gusobanukirwamo byinshi kuko turaza kubisesengura neza cyane tunabivugaho byinshi cyane kugira ngo bashe gusobanukirwa uko izi serivisi zajya zigenda zitangwa haba kuri mituweli, uko igiye kugabanuka amafaranga akajya ku 15,000, ndetse n'ukuntu iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga nayo iri kugenda itangwa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ariko mbere ko dukomeza no gusesengura aya makuru cyangwa se no kuyabagezaho, mu banze umenye nimba uri kubona urugamba rugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kora subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi zigeze zibasha kugeraho kugenda, ndetse nawe aya makuru mashyashya ajya abasha kugeraho kugenda mbere yuko dukomeza n'andi makuru tuyarambura cyangwa se tubabwira byinshi cyane biba byagiye bivugwa mu nama hano mu Rwanda, biba bigamije gufasha abaturage ndetse no kubakura mu bintu by'ibibazo byinshi cyane. Iyi nama rero iba y'abaminisitiri, abaturage babapuye kugira bamenya amakuru nkanga bagiye ava muri zino nama. Nanjye runyemerera rero nyakugezeho cyane cyane 5 kuri 5, ariko nanone wongere unyemerere kugira ngo nkugezeho izi nsanganyamatsiko nongere nzikwibutse. Ni gahunda ya mituweli, uko mituweli igiye kugabanuka ku mafaranga yari isanzwe iri ikaba yajya ku 15,000 kuri buri rugo rwose rwo mu Rwanda, batitaye ngo abana bariho ni bangahe cyangwa se urugo rufite abana bangahe. Indi ngingo ya kabiri turi buze kuganiraho ni gahunda ijyanye n'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Ni gahunda mu by'ukuri abaturage bari kugenda bishimira uko bari kugenda bayihabwa. Mu by'ukuri abaturage tumwe turi kugenda duhabwa iyi gahunda y'indangamuntu z'ikoranabuhanga. Rero izo nizo ngingo cyangwa zino zisanganyamatsiko turi buze kuganiraho muri iyi video yacu. Ndagusabye ngo ubane natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi muri iyi video, ndetse n'ibyo leta iba yagiye itangaza bigenewe abaturarwanda bose muri rusange n'imibereho myiza by'umwihariko y'abanyarwanda. Niko nababwira twese. Reka tugende ku ngingo yacu ya mbere twavuze turi buze kuganiraho. Ni ingingo ijyanye na mituweli, yuko amafaranga mituweli ashobora kuba yagabanuka akava ku mafaranga asanzwe ariho akaba yagenda ku 15,000. Iyo mvuze 15,000 mu by'ukuri ntabwo mpamvuze ngo buri mwana ngazajya atanga 15,000 cyangwa yishyurirwa 15,000, ahubwo iyo bavuze ati ngo amafaranga mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga asanzwe ariho akajya ku 15,000, ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Buri rugo ahubwo ruzajya rutanga amafaranga 15,000, kuko murabizi ko hari igihe iyi gahunda isanzwe iriho buri mwana yishyura 3,000 muri buri rugo. Niba muri umuryango w'abana 10 cyangwa se abantu 10, ubwo bivuze ko muzajya mwishyura buri mwana 3,000, ndetse n'umubyeyi n'ababyeyi banyu bakishyura 3,000. Murumva ko hari igihe usanga bigufata amafaranga menshi cyane, ugasanga wishyuye nk'ibihumbi nka 50 cyangwa 70 bya mituweli mu by'ukuri, ariko ugasanga nta bushobozi ufite bwo kuba wakishyura mituweli, kuko byagiye binagaragara ko hari abaturage benshi bo mu Rwanda mu by'ukuri batishimira ukuntu nyine batanga mituweli n'amafaranga yayo uko aba agihangana, kuko hari abantu benshi cyane usanga bafite umuryango wagutse mu by'ukuri mugari, ugasanga bishyura amafaranga menshi cyane anabagora y'umurengera, ugasanga kuyabona birabagora. Kandi munazi ko systeme mu by'ukuri iriho ntabwo bawemere kuba batanga amafaranga make cyane kuri mituweli, cyangwa uvuga ati ngo ndatanga igice cyangwa cya kabiri, ahubwo hoya ugomba gutanga amafaranga yose uko yagenewe kugira ngo abana bose bo mu muryango babashe kuba babatangira mituweli. Mu by'ukuri ukagenda ubona ko bigenda bigora abaturage cyane cyane kuba bakishyura mituweli, kuko hari na serivisi ugenda zimwe na zimwe usanga badatanga bitewe n'uko amafaranga ari menshi cyane. Ariko iyi gahunda ikabize gufasha abaturarwanda bose cyangwa se abanyarwanda bose, aho nta munyarwanda uzongera kujya uvuga ati ngo yabuze ubushobozi bwo kwishyura amafaranga ya mituweli, kuko bizajya bimara n'ubundi nk'ibisanzwe. Mituweli ajya wishyura ku mwaka 15,000, noneho ubwo wishyure nyine famiye yose 15,000. Murumva ni ibintu byiza cyane. Noneho ubwo umwaka wundi uzajya ujya gushira mu kwa 7 nk'ibisanzwe, aho dusanzwe dutangira mituweli. Umwaka uzajya ujya gushira n'ubundi warabonye 15,000 wongera wishyura mituweli neza cyane. Urumva ni serivisi nziza cyane leta ibigena mu by'ukuri igezaho ku banyarwanda kugira ngo babashe kuba bakishyura nabo mituweli. Kuko byagiye bigaragara
usanga hari abaturage benshi cyane batishyura mituweli bitewe n'uko bagiye babura ubushobozi n'amikoro kuba bakishyura mituweli, kuko amafaranga yo kwishyura mituweli aba ari hejuru cyane, bikabagora cyane, bigatuma hari n'ibyagiye ni n'ibintu leta yagiye ibona ko mu bitaro hari abaturage bagiye badwariramo ariko bakabura amafaranga yo kuba bakishyura ibitaro bitewe n'uko bagiye kwivuza nta mituweli bafite n'uburwayi buba bukomeye bari bagiye bafite, bakabura amafaranga yo kuba bakishyura ibitaro, bakaguma mu bitaro kubera nta mafaranga yo kwishyura. Ibyo byose byagiye biterwa n'uko abaturage bagiye babura amafaranga yo kwishyura mituweli, kuko amafaranga ya mituweli ngo ari hejuru cyane, abaturage batishimiye iyi serivisi y'uko nyine amafaranga ya mituweli ari hejuru cyane, ndetse binababangamira cyane cyane kuba bakishyura, ugasanga ntago aboneye amafaranga icyarimwe kuba yakishyura mituweli, cyangwa se ngo abashe kuba yabona amafaranga icya kabiri cy'amafaranga agomba kuba yatanga, cyangwa se igice ngo yishyure mituweli ngo bamuhereza, ahubwo ugasanga ngo bisaba kuba wakishyura abantu bose bo mu muryango, kuba wahereza nyine amafaranga kugira ngo babashe kuba bayishyura mituweli, bikabagora cyane. Ariko ubu buryo rero leta ikaba yaje ibushimangira mu by'ukuri, ivuga ko bugiye kuzaza bufasha abanyarwanda bose cyangwa se abaturarwanda bose bari hagati mu gihugu kuba bakishyura mituweli bitabagoye, ahubwo no kuba bakibonera mituweli ubwisungane mu kwivuza, kuko ni serivisi nziza cyane leta rero igiye kuzana yo kwishyura aya mafaranga 15,000. Murumva rero ni ibintu byiza cyane ku banyarwanda, ni ibintu byo gushimira u Rwanda mu by'ukuri rugenda rudutekerezaho mu by'ukuri nk'abanyarwanda twese, cyangwa se nk'abaturarwanda twese tuba turi hagati mu gihugu. Zino serivisi mu by'ukuri ni serivisi nziza cyane yo gushimira umubyeyi wacu His Excellency Paul Kagame, cyangwa se perezida wacu Paul Kagame. Tutibusere cyangwa se tutizingiye mu magambo, reka tugere ku ngingo yacu ya kabiri twavuze turi buze kuganiraho. Mumaje kumva ibya mituweli ni ibintu byiza cyane, ariko nanone hari ubundi butumwa bateguriye cyangwa se bateganyirije abanyarwanda kuri gahunda y'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Niyo nsanganyamatsiko yacu ya kabiri twavuze turi buze kuganiraho muri iyi video. Reka tugere rero tubabwire byinshi cyane mubashe gusobanukirwamo kuri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga, uko bizajya bikorwa, cyangwa se ibyo usabwa kugira ngo irangamuntu nawe uzabashe kuyibona uyigire muri telefone yawe, ndetse muri systeme nyine ugomba kuzajya ugendana iyi rangamuntu yakoranabuhanga. Ikintu cya mbere nuko Minisiteri y'Uburezi cyangwa Leta y'u Rwanda binyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA imenyesha abanyarwanda ko iki gikorwa cyo gukora irangamuntu y'ikoranabuhanga kuri ubu ngubu gikomeje kugenda kirimbanyije hagati mu Rwanda mu by'ukuri, cyangwa se mu turere tugiye dutandukanye. Navuga ko iki gikorwa rero gikomeje kugenda kibera mu mujyi wa Kigali, cyangwa se mu ntara ya Kigali. Abaturage bo mu mujyi wa Kigali iyi video nabo irabareba cyane cyane kugira ngo babashe gusobanukirwa, by'umwihariko namwe abari mu ntara, namwe iyi serivisi itarageraho, iyi video namwe irabareba kuko murabasha kumenya mu byinshi mu byo mugomba kugenda mwitwaje kugira ngo iyi serivisi muzabashe kuyihabwa neza. Ikintu cyane nababwira nuko iyi leta ikomeje kugenda ishishikariza abanyarwanda ko iyi serivisi ikomeje kugenda mu by'ukuri izamuka, inafasha abanyarwanda n'abaturage banagenda bishimira ibintu leta iri kugenda ibakora mu by'ukuri by'irangamuntu y'ikoranabuhanga, kuko bizajya bibafasha cyane cyane muri serivisi leta itanga, ndetse na serivisi leta ihereza abaturage. Ni ibintu byiza cyane abaturage bari kugenda bishimira ku bantu bamaze kuba bakora iyi serivisi cyangwa se irangamuntu y'ikoranabuhanga. Aho rero ibyo nababwira abaturage bagomba kugenda bitwaje nta bindi rero nuko umunyarwanda wese cyangwa se umuntu uzahabwa iyi serivisi y'irangamuntu agomba kugenda yitwaje irangamuntu yarisanzwe cyangwa yarasanzwe afite, akagenda yitwaje nimero y'indangamuntu y'ababyeyi be, akagenda yitwaje n'indangamuntu y'uwo bashakanye. Ariko none ikirurirwa nyine ku bantu badafite abo bashakanye nabo bagomba kugenda gufata izi rangamuntu, izi serivisi nabo bagomba kuzajya bazihabwa. Icyakane ugomba kugenda witwaje no kugenda witwaje nimero y'irangamuntu y'umuhuza. Ubwo nyine urumva nyine nibyo bintu bine mugomba kugenda mwitwaje. Mu by'ukuri leta ikomeje kugenda ishishikariza, nubwo ari abaturage bamwe na bamwe bari kugenda mu by'ukuri ubona ko nta kintu bari kugenda bitwaje ku murenge cyangwa se ahantu bari gutangirwa izi serivisi. Ariko nanone leta ikaba ishiraho yarashizeho icyitonderwa ku banyarwanda bose, aho yamenyesheje kanishije cyangwa se ibwira ko abana bari munsi y'imyaka 15 bagomba kugenda bajyanye n'ababyeyi babo kugira ngo babashe kuba babafasha gutanga iyi serivisi neza, cyangwa se no kuba bahabwa iyi serivisi y'indangamuntu y'ikoranabuhanga. Nanone ariko icyitonderwa nanone nuko irangamuntu itagenewe abantu bakuze gusa, ahubwo igenewe n'abana bato cyane, n'abana bakivuka mu bitaro. Ubu ngubu iyi serivisi y'irangamuntu y'ikoranabuhanga nabo bemerewe kuba batunga irangamuntu y'ikoranabuhanga. Murumva ko ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri leta iba yatekereje nk'abanyarwanda, ikabona ko u Rwanda ngo ruri kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane, cyangwa se ruri kwita mu iterambere. Ivuga ko izo rangamuntu z'ikoranabuhanga zizaza gufasha iyi serivisi ya leta no gutangira amakuru kugiye ku banyarwanda bose. By'umwihariko iyi ni irangamuntu nababwira ko itagenewe n'abanyarwanda gusa bari hagati mu gihugu, cyangwa se irangamuntu igenewe n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu. Ariko nanone iyi serivisi nabo barayikeneye, kuko nabo irangamuntu barayikeneye. Nanone indi rangamuntu y'ikoranabuhanga ikaba ikeneye, ikaba izahabwa abanyarwanda
bari hagati mu gihugu ariko by'umwihariko b'abanyamahanga bari hagati mu gihugu baba baraje mu Rwanda nyine gutembera cyangwa se kuba bari mu Rwanda, navuga ko bibera mu Rwanda. Iyi rangamuntu ubwo n'abazungu, abanyakenya cyangwa se no muri Amerika, irangamuntu bifuza gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga nabo bemerewe kuyifata. Ariko nanone si bo gusa, navuga ko n'impunzi cyangwa se n'abimukira iyi rangamuntu nabo ibemerewe kuba bayifata. Murumva kuko hari serivisi ngo mu Rwanda bagenda basaba bitewe n'uko nta rangamuntu bafite y'u Rwanda, ariko ugasanga izo serivisi ntabwo mu by'ukuri babasha kuba bazihabwa. Ariko leta yemeza ko nibamara gufata zino rangamuntu z'ikoranabuhanga aba banyamahanga baba baje mu Rwanda, hari serivisi zimwe na zimwe bazajya bagenda bahabwa kuko bazaba babaye nabo abanyarwanda by'umwihariko muri rusange. Iryo ryari itangazo leta mu by'ukuri bagiye itangaza mu nama bagiye ikora ibimenyesha nyine ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage n'abanyarwanda muri rusange. Ndabashimiye ko abanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza cyane leta iba yagiye itangaza. Ariko nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kora subscribe ndetse ujye ukomeza kubona video nk'izi ngizi tubategurira umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Iri ryo ryari itangazo leta y'u Rwanda bagiye itangaza mu by'ukuri reba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nawe iri tangazo rirakureba. Ni itangazo mu by'ukuri ryagaragaza uko abanyarwanda bagiye kujya bishyura mituweli amafaranga 15,000 ku mafaranga bajyaga bishyura ngubu, buri rugo rukazajya rwishyura 15,000 bya mituweli gusa. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira. Ariko nanone itangazo ryareba ku bantu n'irangamuntu z'ikoranabuhanga. Ndabashimiye cyane.